Umurongo wa telefone turi kumwe n'umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry. Mwaramutseho Dr. Mwaramutse neza Maurice. Yes, murakoze cyane kuba mwemeye kuduha makuru afatika muri kino gitondo. Muri uno mugoroba wakeye mu ijoro ryakeye nibwo twabonye inkuru hari mu masambiri hafi saa 3 z'ijoro. Kazungu Denis arakekwaho kwica abantu akabashingura mu nzu yakodeshaga. Ni ibiki mwamumaze kumenya muri aya masaha ya mu gitondo? Byari bimaze kumenyekana kugeza ubu ngubu nuko uyu Kazungu hari ibyaha n'ubundi yarigeze gukurikiranwaho bijyanye no kwambura, gukoresha ibikangisho, gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato. Aza gufatwa, ibyo byari yabirezwe muri Nyakanga ishyira muri Kanama, hanyuma aza kurekurwa n'urukiko by'agateganyo kubera ibimenyetso bitari bihagije. Aho rero iperereza ryagumye kumukorwaho, niho yaje gufatwa. Noneho hakoze tugiye gushaka aho atuye, gukora search, gusaka aho atuye, nibwo ibyo ngibyo byamenyekanye ko hari abantu yicaga, akaba hari icyobo yari yaracukuye mu kikoni yabatabagamo. Ubu ngubu ishami rishinzwe forensic investigation bakaba bari gushakisha imibiri y'abo bantu, ndetse hagamijwe hamenyekana umubare, hamenyekanye umwirondoro wabo, ndetse kumenya n'ab'igitsina gore cyangwa ab'igitsina gabo. Hari ibyaha yarakurikiranyweho, mugiye mu iperereza musanga hari ibindi byakozwe, niba mbyumva neza ntibeshye nuko nguko byifashe. Ese uyu Kazungu Denis asanzwe ari muntu ki muri societe nyarwanda? Yari umuntu ukora business, umuntu usanzwe udafite record nyinshi zo kuba hari ibindi byaha yari yarakoze, kugeza aho atangiriye kubikora mu mpera z'uyu mwaka mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2023, ariko ari iby'ubujura bamurega, gukoresha ibikangisho, ndetse hari hajemo muri iyi minsi ya nyuma hari hajemo icyo gusambanya gukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato, ari byo nka rape. Aho rero niho yahise afatwa, aza kurekurwa n'urukiko by'agateganyo kuko abaregaga ntabwo ibimenyetso byari byafatikaga, ariko agumya gukorwaho iperereza kugeza igihe afatiwe. Ibi ubu ngubu bigaragaza yuko yari amaze kwica abantu akabashingura mu gikoni, yuko amaze kubidutangariza, byo ni ibintu yari amaze igihe kingana gute akora? Ese ni ibintu yakoraga mu buhe buryo byafashe igihe kingana gutya kugira ngo mumufate? Ni uburyo yabikoraga, yaragendaga we uko avuga bigikorwaho iperereza. Yaragendaga, hari abantu yajyaga mu kabare akareba abakobwa bagatahana nk'abagiye kugira ibyo bakora, hanyuma akabiba, yamara kubiba akabica. Birumvikana ko iperereza riracyakomeza. Ndagira ngo menye by'umwihariko mu baturanyi be nta wigeze agira ubwoba abonye itaka ricukurwa risohorwa mu nzu mu gikoni, kuko byanga bikunda imiterere y'ahantu atuye. Ni inzu yari ituye yonyine. Yego. Kuko aho hantu rero naho hari umuhanda wakorwaga. Yego. Ibitaka yacukuraga yabimenaga akabivanga no mu muhanda, ku buryo nta bantu bapfaga kuba bakeka. Mu bibazo bya mbere ni iki cyamuteraga kwica aba bantu? Ni ukubiba, kubambura. Kubiba, kubambura bikarangira bishe. Yenda kubera ko iperereza rigikomeza, harakurikiraho iki? Murasaba iki abaturage baturiye aho hantu? Abaturage ni ukubahumuriza, ariko tubasaba no kugira ngo waba afite andi makuru yabazi, ari abatuye aho ngaho, ari n'abandi bumva wenda iki kiganiro bari bazi Kazungu Denis, kuko ngo yari umucuruzi hano mu mujyi. Yari azwi hano mu mujyi, yaracuruzaga. Bakwegera sitasiyo ya RIB ya Kicukiro bakaba baduha amakuru, ndetse n'aho yagendaga bari bamuzi
bashobora kuba bakwegera sitasiyo RIB bakaduha amakuru iperereza rigakomeza. Murakoze cyane Dr. Mbere yuko mbarekura, ese hari complaint cyangwa se hari ibibazo mwari mwazigeze mwakira kuri RIB muri ino minsi ishize by'abantu bagiye baburirwa irengero? Oya ntabwo we mu byo yivugira nabyo bigomba kuba verified, nuko ngo yarebaga abantu badafite ubakurikirana ubabaza. Dr. Murakoze cyane, reka mbashimire, akazi keza. Murakoze namwe. Niba ari abantu bahuriraga mu kabari, yashakaga abantu badafite gikurikiranwa ku buryo akora ubugome nk'ubwo ngubwo ntihagire ubaza. Ni ibintu mu byumvikana yasaga yabanzaga gutegura sosiyete. Kubera iki umuntu wawe abura icyumweru ukwezi ntutabaze?